Previously on the hunt. Aho umuryango ni buri kimwe cyose gishoboka. Yangirwa umugore ngo ni mama ngo yahangayitse. Nizere ko ushobora kurinda Fiona ukamurindana n'abagenzi be bari kumwe. Cyakufasha ukuntu tuzamukora surprise kugira nta kintu kimwe cyane. Bangira umumaro kushura mukuru wamaze kuba ikigoryi. Nabera guhemukiye. Abizi neza ko ibyo binagiye gukora bishobora no kumufungisha ubuzima bwe bwose. Ariko akemera kabikora kubw'umuryango we. Shaffy, iyo kondisiyo yawe ndayemeye. Sibyo? Wegera unzaniye flash. Kandi rwose wigira impungenge. Tuzi. Bashuti bawe nta kibazo bari bugire, nta n'akantu na kamwe kare bagere. Icy'ingenzi ni kimwe, hereza flash. Okay. Nta kibazo noneho nakanya gato ngiye kubisha inshuti zanjye. Nta kibazo flash mu Rwanda yikuzanira. Okay. Yes, bravo, ça va. Umva, ndagushaka byihutirwa. Yes, aka kanya we ngwino. Birihutirwa cyane. N'akazi kabonetse. Ciao. Brian se yanyanze. Brian, ngwino sheri. Ngwino suze mama mdogo bebe. Brian, ngwino. Ngwino suze mama mdogo. Ngo no. Arabihakanye. Ariko nago namurenganya da. Usiko muheruka kivuka. Usikari kumuheruka we. Kandi keza. Shamba kwa kwa ari boga ipe. Keza ko. Nako mo ubwiza. Ubushatse kuvuga ko nge ntari mwiza. Papa Brian ari we mwiza. Ntabwo icyo nshatse kuvuga. Ariko twakana nakaboga ari kera. Cyane papa wawe se bamutweretse. Ariko koko we. Jojo uzi ko nanjye papa we ntamuzi. Kuko nacyagiye ubyara. Ntabwo yigeze aza. So byibuka. Wamutweretse. Namutwereke kuko kano kana ari keza. Cyabwiye ko papa we bari boga ari kubi ni keza shaho. None ugaseka neza we kumana icyo. Mutwereke. Uzingo ajya yemera ko mufotora. Ngajya byemera. Sinzi impamvu atajya yemera ko mufotora. Gusa ndenda kuzabatumira muri anniversaire ya Brian. Niho muzamubonera. Nzaza mure uko mane yanjye. Ngiye nzabanje kurya ngiye gutangira nyazi. Ngiye nzabanza ngiro papa wiwe. Uko akara ni keza. Kubi. Cyane nanjye mfite amatsiko ariko yo kumubona. Shora kuba ari mwiza. Jiwe izere kuko ugiye gupropose. Ugiye gupropose Paula. Kasi nivuga gahoro. Cyo ngo babyumve. Gusa nyine
nibyo byumvise neza rwose njya kumupropose cyakoze wow ari buze kuturaburiza amani kubura akaza kubimenya humura yari ntabwo ndatuma bimeze ahubwo mubwire uko bimeze mbere yo kumemeza zire namaze kumuha impeta ari buze gukoresha mu propose wowe ikintu ugiye gukora ugende wegere Fiona n'ibanga rikomeye cyane na mukuru wawe ubabwire iby'umupango wa Izere kakanyumvira Yannick ni so wamji inama yo gukora uyu mupango so wamaye inama yo kubikora biragira mada nako umupango wanje jya mu mupango n'uwawe uri kuwugiraho asemana wagere ku bintu by'amasoni wowe ikora ibintu byawe ubikore nk'abagabo nyine ku buryo nta muntu uri bubimenye ese ubu najya gutetera n'umugore mwana kandi nyine ushyiremo n'utumanimiri Izere uri umugabo rero nahaba umuntu w'umugabo utaba nk'aba bagabo cyangwa abasore bigira abagabo batinyitse iyo bari mu tubari cyangwa n'ahandi bagera imbere y'umukobwa agasanga abaye nk'inkoko yanyagiwe ariko mwivunika ko nabyumvishe mwikigora rwose nabyumvishe ngiye kugenda mbwire Jojo na Fiona babasanga ahangaha sibyo hanyuma nyine turi bantu tubikorera oya wowe ikintu ugiye gukora shaka ukuntu upabura umusohora hanze y'urugo nyine hafi apana hafi hano hafi kugira utamenya ibyo turimo hanyuma ndaza guhamagara nyine ndakubipa araba ari sinye kugira ngo umuzane hano ari surprise ahita akora umupango mu propose ukore neza umva ubigire ibanga ku buryo nta muntu ubimenye cyangwa ko muraramanda yibwira nabo natuma umuhungu wawe ndabizi ko yiteguye nawe urugo nabi bigenda uzakora polisi turi romantike nyine anakoze ikitu kimwambikamo nta kibazo njya mbibona muri filime cy'urukundo ruryana cy'umutima urakumbaza kunasigaranye inkovu nyinshi ku mutima wanjye urukundo rwawe nari kima vibe no eyes when you cry praise on my lord in my pain Fisto Yes bro. mbona nta mukobwa wapfa kwitesha ariko gusa hari abakobwa badakunda umuntu bahata cyangwa umuntu babwira nabi nk'ubatonganya ahubwo burasabwa ikintu kimwe cyane gusa wowe urasaba kutuza ukagenda gakeya nta namba Rega bro impamvu ituma navuga ngo muza Sonia kuri pressure Sonia ndamukunda nakora buri kimwe cyose gishoboka nta kintu na kimwe ntakora ku bwa Sonia rero no kuba muhata nkunda kumubwira nabi niki ibintu byinshi nkabimubwira muhata nyeka ko nanjye ari urukundo rubinteye ko Sonia ndamukunda pe kandi ikindi nese ntitubanye igihe ntunzi ese ngende muri bene abo bavuga nabi Sonia ndamukunda kuba muhoza kuri pressure nkamubwira nabi nkabwira gute nanjye sinjye ni urukundo rubinteye ko mba numva nta muhomba nakora buri kimwe kugira ngo yitwe uwanjye abo wanjye nta kibazo reka ejo nzamukugurira aze kukureba gusa nanjye reka ngende sibyo ndebe ukuntu nahura na wa mugabo ugomba kumfasha ku kirego cya papa ndi kugira ngo byihute cyane kugira ngo papa atagira irindi kosa akora arabizi niyo fasonze nyine y'amakosa gusa buri nkomeje gutinda biha kwangirika byinshi yego ariko wowe tuze ntuzinde kosa nawe ukora reka ngende ngiye gusura n'indi mihigo nitegura kurabona nyine mba naje gutya amasahani menshi nakubona feel so alone now nobody knows my pain I feel a lot of lies amasahani menshi nanone
duciye ikivi kibunda kiranze nza nk'uri mu gihu gifubitse umutima wanjye sinzi niba nkosa basi mbwira mbikosore kubona ubabaye sibiye nanjye ntago ntuje nkeneye kumenya impamvu ikubabaza niba ari njye basi mbwira rwose cyangwa niba ari we n'icyo kabitera ushaka ko dushwana mu rukundo tukaryana wimuha amatwi wifuza ko dutana uvuga isezerano dufitanye mu rukundo kuzahuza akaramata mu bibi no mu byiza shira ikiganza hafi menye ko tukiri kumwe urabizi neza ko kubaho utari byangora nasinye ko no mu busaza uzanguma iruhande uwakuvuga nabi njyewe nicyo namuhora nzanye hanze haba hari ikintu ushaka kumbwira cyangwa nizera ugutumye ko mbizi ko yizire ashaka kumbwira akantu gakomeye yaguha agapapuro kanzanira ubwo ntago arizera ugutumye Paula ikintu nshaka kukubwira cyangwa akantu nshaka kuguha nta hantu bihuriye na Yizere ahubwo ni impano nshaka kukwihera njyewe ubwanjye kugira ngo nuzajya kwiga hanze mu mahanga uzajya unyibuka iyo mpano niye ko nteye amatsiko ni akantu nasigiwe na nyogokuruza wanjye niko nshaka kuguha rero mana yanjye ntaho nteye amatsiko ahubwo ugiye kunyemerera ngende nkufashe ku maso nitukageraho nibwo urareba kureba ko akabara kubwiraga niyo rimwe kabiri gatatu si Uwikeza Paula Imana yemye Adamu imukuramo urubavu nanjye ikimara kundema urwo yankuyemo niho yaruremyemo nkuko ye urwa Adamu yaruremyemo Eva. Paula uru rumuri naburaga mu buzima bwanjye kugira ngo amaso yanjye abashe kubona byagutse. Nkunda ukuntu nkunda n'ukuntu wanshyize mu rukundo ku nshuro ya mbere kanampira nkakubona. Uri umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye, ndagukunda cyane Paula. Niba uri muri stade yuzuye abakobwa, amaso yanjye niwe mukobwa ubona bwa mbere, kuko amaso yanjye abangukirwa no kubona isura yawe. Paula, ese wakwemera kuzambera ubwo tukabona akaramata ubwo uzavuye kwiga mu Bubiligi?
tukibana iteka ryose kuko niwe muntu nifuza kuzamana nawe ubuzima bwanjye kuri iyi si. Ndagukunda cyane. Ndabyemeye kandi na nyuma y'ubuzima ni yego. Alo Shaffy. Umva tumeze neza cyane, ibintu hano ni uburyohe, ibyishimo ni byose. Cyane rwose. Izera arariteye da. Apropose Paul. Oya ntago wabihombye kuko aho udahari twahakubereye. Gusa nyine hagati aho ngaho nari negereje call yawe, mbwira bimeze bite? Twitegure mu gitondo duhurire mu ishyamba, rya shyamba ishure flash. Aho ndumva ari sawa. Hira niki nari gukora ngo tugumane, wenda nari kuba soulmate w'ubuzima bwawe, tuzabane kugeza imvi zibaye uruyenzi. Ese ko ngukunda sinzi impamvu wowe utabibona, ese ubundi urashona ko muri love harimo ibinyoma. Kristo niko nubashye pasi kandi nanone ntawe nshaka ibintu byanjye nawe birangira, ntawe nshaka ko tutazongera no kubonana ukundi kuko ndabirambiwe. Babe ukwiye kunyumva, yego ndabyemera nakoraga ibintu mu buryo butari bwiza yewe nkanakubangamira sibyo, ariko babe ndifuza ko tuganira nk'uko twaganiraga kera, kandi uyu munsi ndizera neza ko nta kintu nifuza gukora kiri bukubabaze bwawe. Kristo wowe nzi Kristo rega sinakwibagira, uko wajyanga aka kanya ndakwibagiwe wowe. Kristo wowe sinzi ukuntu nabifatamo, sinzi ukuntu nabivugamo. Kristo urukundo nagukundaga nirwo rwatumye mba impumyi, nirengagiza ibyo wankoreraga byose ndabyirengagiza kubw'urukundo nagukundaga, ariko nari naribeshye, naje gusanga naribeshye rero. Babe please you can listen me. Soni si wowe wambwiye ngo the past is in the past, wambabariye ukirengagiza ibyo hashize ko nahindutse. I wish to start over please. Ibyo navugaga byagombaga kuguma hashize, ni umubano wanjye nawe
Fisto sinakwibagirwa. Fisto iyo nibutse birandenga. Fisto sinakwibagirwa umunsi usanga ndi gusuza umusore warangiza ukankubita. Nkaho wambyaye. Sinakwibagirwa umunsi usanga ndi gusangira n'inshuti yanjye muri refi. Ukankubita. Fisto I can't. Son, please. Ndabyemera narakosheje pe n'amakosa ndayemera. But nshobora kuba narabikoreshwaga n'urukundo nagukunda. Still n'ubu nkigukunda. Son, wanyumvise. Okay, basi mbabarira, karibu mu nzu tuganire. Njehe? Karibu mu nzu tuganire. Birahagije.